iyi nteko murabona ko isa neza bayita stir fry beef. Stir fry beef. Beef. Ni inyama y'inka ivanze n'imboga. Yego. Urumva bimeze bite? Misawa kureba yaguha amaze guhaga. Inyama irahiye yashyanye na bya birungo neza biregerana. Noneho mureke mbereke dore urunyanya. Urabona ko rukimeze nka urunyanya rurahiye kandi ntirwashwanyutse. Sinjya mbona izanyuke uvuga ngo ni izacu. Izacu turaziteka zigahita zishwanyuka. Reba urunyanya. Noneho dore umuteja undebe reba ukuntu usa kandi urahiye. Ni kuri mama Sharirene mwatubonye ko turi mu gikoni twongeye twaje. Ubu mbese uyu mwaka nuwo kujya ku cyangwe cyo kurya kwambara mbese byose ni hahanderega n'ubundi se ko abantu bazapfa bakabisiga. Ubundi umuntu amaze kugaburira ubugingo ukabuzi ko ubugingo wabugaburiye n'umubiri ugomba kuwuporeza kuko ubugingo buzima mu mubiri muzima. Twaje rero turi mu gikoni nkuko mubimenyereye. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu utari umushyitsi w'imusanze. Suhuza abakunzi ba mama Sharirene. Mwiriwe neza. Nkuko bisanzwe amazina ni Chef Cedric. Ukora muri hotel Juna President hano korera. Dukorera mu Biza Resort Musanze hafi na Melu. Ukaba uri chef. Ya nkaba ndi umuchef. Uzi gutegura ibintu byose. Byose cyane. Uyu munsi uradutegurira iki? Uyu munsi tugiye gutegura beef bayita beef stir fry. Ni uburyo dukatamo inyama akaba ari inyama ndende. Iyo tumaze kuyikata ni mu buryo ndi bubereke mu kanya. Ngaho hita bitwereka aho twatangiye. Ubu iminota yo muri iyi minsi irahenze. Irahenze cyane. Kandi namwe murabizi ko minerivare yanyu ni za 5 za mega n'igihombe bana namwe. Murabibona? Urakata. Yego. Utuntu tureture. Mbese kugira ngo bitabagora. Iyi nyama nukuyikatamo kabiri ihagaze. Yego. Nyuma ukongera ukata utuntu dutoya. Yego. Tumeze gutya. Nizeye ko kandi mwabibonye ntabwo ari zimwe zo ku mifungo. Aha ngaho umuntu aba yarahebye. Urumva ugura iroti inyama y'iroti nziza. Dore niyi. Kandi ikindi yizikase gutya. Yego. Kuzimarina biroroha. Yego. Zikaryoha zikanashya neza. Yes. Yeah. Ngakomeza ukate hanyuma bereke. Mwabonye ukuntu zikase inyama z'amaroti birumvikana. Nta gufwa wabona imeze gutya. Hanyuma chef tubwire twereke ibintu uri bukoreshe mu guteka izi nyama. Murabona ko twamaze kuzikata ubu tugiye kuzimarina. Ariko banze twereke ibintu biri bukoreshwe mu nyama muri rusange. Nkuko murabona nateguye ibyo turi bumarinishe akaba ibyo ngiye kubereka. Uravuga ngo wari wateguye ukagira ngo wahise ubivamo. Wateguye? Nateguye. Ego. Ibyo tugiye kumarinisha za nyama zacu. Ariko banze twereke ibintu byose uri bukoreshe. Ibintu turi bukoreshe rero turakoreshamo garlic powder. Yego. Yego, ngiye. Garlic powder. Yego, kindi. Dukoreshemo beef masala. Yego, beef masala. Dukoreshemo black pepper. Black pepper mwayibonye. Dukoreshemo soya sauce. Soya sauce mwayibonye. Dukoreshemo cube magi. Yego. Ikindi ni garlic nk'isanzwe tungurusumu. Garlic nzakimenya tungurusumu. Na rosemary yakimwe ituma bihumura. Na rosemary yateye. Ikindi ni amavuta atuma zoroha. Ikindi ni imiteja na karoti. Yego reka tubibere. Dore imiteja ya yindi naguriye Nyarugengesha ariko nawe aho wagurira hose ntacyo.
ariko njyewe ubundi ndaheba na mbere karoti nahereye njya kurya imifungo ya Nyabugogo dore na karoti murabona ko mba nahebye n'izi pavuro zacu n'izi pavuro yego pavuro ariko ntakubwira pavuro ukajya ngo ni zimwe z'icyatsi iyi pavuro nayimenye vuba Imana ingiriye neza ntabwo ninzi ko habaho pavuro y'umuhondo nayo iri bujyemo n'iy'umutuku izi mboga zituma za nyama zacu zisa neza yego yego hanyuma noneho ugiye kuzimarina niko wavuze yego urahera kuki uzimarina turahera ku mavuta ngaho twereke washyizemo amavuta yego hanyuma amavuta umaze kuyashyiramo harakurikiraho iki tugiye gushyiramo rosemary zacu tugiye kuzikata rosemary ni inki harya ya ndende tey tugiye kuzikata muza muri ukuntu bazika tugiye kutukata ari dutoya iyo dukase dutoya biba byiza kurusha yego murabona ko angaha rero yego yamaze kubikata hanyuma biragenda gute angaha tugiye kuzishyira muri za nyama zacu ntabwo ari inyama zacu muri za nyama yego urakurikizaho iki tukaba tugiye gukurikizaho tungurusumu tungurusumu zacu yego tugahita dushyiraho soya sauce magi turashyiramo zingahe bifu masara yego nizera ko muri kubireba dushyiremo kuri magi turakoreshamo peshi eshatu ese ko numvise ngo magi zitera kanseri undi ni umudogiteri wabivumbuye ra cyangwa ni umuntu uri kurwanya uruganda rwa magi dore ko harimo n'abantu bagira ishyari ntabwo mbizi iri tangazo aho ryaturutse ry'uko magi ari mbi ariko turashyiramo nkepe nanjye ndazitinya kuva babivuga nanjye niyo mpamvu nshyizemo esheshatu cyane ko esheshatu si ubwo ni nke ni nkeya dukurikije inyama dufite yego umva rwose ariko zibaye zitera indwara byaba ari ikibazo dore ibintu byose byiza bitera indwara ibintu byaba byose bitera ikibazo kugira ngo ibintu bikaranze ngo indwara umva mana yo mu ijuru cyane dukingira ibi bintu ntitwabivamo magi umunyu mukeya hanyuma tukaba tumaze gushyiramo bya bintu byacu tumarinisha na black pepper yego tukaba tugiye kuvanga yego nizere ko muri kubireba kuvangavanga ni ukuvanga turi kuvanga inyama kugira ngo bya birungo twashyizemo bikore yego ese nta minota bigomba kumara umaze kubimarina hanyuma mbibutse ko kubimarina abantu bize makeya ari hasi yanjye nanjye kubimarina ni ukugira ngo nyine ni ukugira ngo urabona ibirungo kugira ngo bifate ku nyama bigende nimba ari tungurusumu igende nyine bize gushya harimo n'ibirungo neza byinjiyemo neza kubimarina rero ubwo ni nko kubyinika nyine nta kumwe bafata umwenda bakawinika muri womo kugira ngo ibizinga bivemo ariko ahangaha ni ukugira ngo inyama zishye yego kandi n'ibirungo byumvikane neza ntabwo twavuze iminota ariko nibura hagati y'iminota 30 na 15 izo nyama ziba zihiye ziba zibaye marinated zafashe ibirungo ku buryo iyo umaze kuzimarina urindira iyo minota 15 na 30 hagati ya 15 na 30 ubwo rero niyo tugiye kurindira yego aha mwabibonye rero inyama ya minota irashize twebwe twakoresheje iminota 15 hanyuma ufite umwanya wajyana 30 kandi unayirengeje nta kibazo niko birushaho kwegerana hanyuma hagiye gukurikiraho iki hakurikiyeho kuzishyira mu mavuta ku ipanu ese turashyiramo andi mavuta kandi arimo turashyiraho makeya duke cyane two gufata ku ipanu yego sawa rero
reka tujye guteka. Dushyizeho amavuta yacu makeya, murabona ko yahiye. Tugiye gutangira gushyiramo inyama zacu. Ugenda ushyiramo, tugiye gushyiramo inyama, ntabwo inyama zacu. Tugiye gushyiramo inyama. Barebe ukuntu zimeze, ukuntu uri kugenda ushyiramo. Ngufashe nanjye ndebe ko nzabimenya. Ni ukugenda urambikaho, ntabwo ari ugupfa gushyiramo ba bantu mukora mwiruka. Urambikamo imwe ku yindi. Ushaka kujya kosa abana. Ni imwe ku yindi. Nimuteka mujya muteka mufite umwanya, umwana ujya umuha ibere ryinshi. Ni ibintu ukora witonze. Gake gake. Gake gake. Genda urambikamo. Urambikamo. Zira zirahagije. Yego. Hanyuma nizere ko mwabibonye. Kameramani natwegerereze hano. Kameramani nizere ko waberetse. Yego. Murabona ko guhindura ni gake gake inyama ku yindi. Ahatafashe kara ugenda ariho werekeza ku muriro. Ndabona muzibagirwa ikinyarwanda amaherezo. Ahatafashe irangi. Ahatafashe irangi. Agenda ahindura kugira ngo ifate irangi. Yego. Murabona ko zafashe kara uruhande rumwe, tukaba dutegereje ko zifata kara urundi ruhande. Mbese twahinduruye. Twari turi guhindura. Ese zigomba guhira hano? Zigomba guhira. Zifate n'irangi. Zirahira hano zifate n'irangi. Noneho bwa nyuma nibwo turi buze kuvangamo za mboga naberetse mu kanya kashize. Yego. Iyi nyama iri kugenda ihindura kara, nanjye nakamenye irangi. Guhindura irangi nibyo tumenyereye Abanyarwanda. Ari nako igenda isa neza. Yego. Impamvu ngenda mbasobanurira, hari ibiganiro byo guteka nagiye ndeba, bakajya bavuga ibintu mu zindi ndimi simbimenye, kandi mumenye ko hari igihe umuntu aba akenyereye ku mufungo we, afite ubushobozi bwo kugura ikirungo ariko atazi uko cyitwa. Cyane rwose. Ubwo rero ntimukirirwe mukoresha indimi z'amahanga, hano turi mu Rwanda. Mujye muvuga ibintu mu ndimi zombi ebyiri, mwibere abasemuzi. Yego. Ariko nyine tuzajya dukoresha n'izindi ndimi. Murabona ko biri guhindura kara. Reba inyama. Reba ukuntu ayikase. Murabona ko irasa neza byanze bikunze. Kandi rega uko isa ni nako iryoshye. Aha, hanyuma byahiye. Byahiye, murabona ko bisa neza. Tugiye kubyarura, noneho dukore imboga ziri bujyemo nyuma. Twihusa ahubwo. Abonye. Ndebera ngo ndebera. Mwamenyereye kurya inyama zibumbabumbye. Ngaho ndebera. Noneho mwabonye. Ngaho ndebera ko nshaka guterura n'ipanu yose ngo. Ibigiye gukurikizaho ni ibiki? Tugiye gukurikizaho za mboga zacu, karoti, imiteja. Harabanza iki muri ibyo? Harabanza imiteja. Tugiye gushyiraho amazi, dutogose za mboga zacu. Yego. Tugiye gucana gazi. Murabona ko tugiye guteka za mboga zacu, kuboilinga za mboga. Tugiye gushyiramo karoti, ntabwo zishya ngo zihwane. Hanyuma amazi turashyiramo imiteja yabize cyangwa agikonje tuhita tushyiramo? Amazi agomba kuba yabize. Okay. Ni byiza kubera ko iyo imiteja ishyize mu mazi adahiye, kara yayo iratakara.
yego ariko none iyo ushyizemo imiteja amazi Yabize. yahiye igumana ya kara Ariko yayo de, ari nkabibona. icyatsi. nkajya mbona imiteja ihiye kandi ari icyatsi kumbi twebwe tubishyiramo ibizi bigikonje umva Ni ikosa, aha ni hantu ikosa. muhumve gutogosa imiteja kugira ngo idatakaza kara. Ese kara mwayimenye ibara. ibara ryayo ugomba kubanza amazi akabira. Ubwo rero turarindiriye ngo agire ate Ashya. abiri amazi amazi yacu yakaba amazi yahiye. yabize ubwo no gushyiramo Yabize. imiteja Gushyiramo imiteja. yego Gupfundikira ntago aba ari byiza cyane ku mboga nk'izi. Uriya mwuka iyo uhamyemo yakarishobora gutakara. yego Ahubwo iyo umaze gushyiramo ufata akantu ukazivanga. yego Ukazivanga kugira ngo za mboga zacu zibashe kujya Ndabibonye ko mu mazi yacu muba neza. mwararaje amaguru mwibase mwiga twebwe minerivare tuyirya urandebera Urabona ko zatangiye kuba icyatsi. muri make nta gupfundikira Nta gupfundikira. yego Ahubwo uravanga kugira ngo ya mazi akwire kuri za mboga zose yego kugira ngo zibe icyatsi. ubu ni nk'iminota ingahe Ntabwo byajya munsi y'iminota 3 cyangwa 2. okay iyi minota yashize Ya minota yacu yashize twabikuramo. yego ubwo mugiye kuyikuramo Tugiye kuyikuramo. kose iracyafite ibara ryayo Yego. nizere ko babibonye Yego. ariko ntabwo iba ihiye ahubwo iba ari imijugwe Ibikucagurika. okay hanyuma se harakurikiraho iki Iyo tumaze kuyikuramo rero ntabwo biba birangiye. ubwo ni karoti Yego? Oya. Ahubwo ya miteja yacu uhita uyishyiramo amazi akonje. mu mazi akonje Yego. okay Kuko iyo utashyize mu mazi akonje kugira ngo itakaza ryabara bwa bushyuhe n'ubundi yakomeza igashya. Iyo ushyize muri amazi akonje bikore. bituma iguma iri fresh. Aya rero akaba ari amazi yanjye akonje ngiye gushyiramo. yego Murabibona shyiramo ikarengerwa ushyiramo ikarengerwa. hanyuma hagakurikiraho iki Hagakurikiraho kuhita uyivanga igasa nk'ihora. Ubwo iyo imaze guhora uyikura muri ya mazi ukayimimina muri make yego ukayishyira ku ruhande. Yego. usa iyi minota aba ibihoze cyangwa ntirahora Uko byagenda kose umaze gushyiramo amazi akonje ubushyuhe Buragabanuka. itakaza ubushyuhe. yego Okay. Ubwo ngiye kugenda ngaragaza ko ni kuyiminira muri make ndimo ndayimimina. hanyuma hagakurikiraho iki umaze kuyiminina Hagakurikiraho za karoti. yego Nazo ni zimwe mu mboga turi bushyire yego muri za nyama zacu. yego mbibutse ko kubera ko ubu tuba turi kugenda dukorana n'igihe amazi twamaze kuyabiza ku ruhande Yamaze gushya. yabize Tukaba tugiye kuboyiringa na karoti. tugiye gutogosa na karoti Tugiye gutogosa na karoti. yego Tukaba turimo kuzishyiramo. Murabona ko yego ariko mubona ko ziba zireshya na za nyama twakase. ni Ukuvuga ngo ahubwo twibagiwe no kubibabwira ko biba bikase muri ntuzimwe muri size zimwe. muri size zimwe Yego. Yego. Biba byiza iyo byose bikase muri size n'aha ntidupfundikira nyine kwa kundi ntago dupfundikira. Nazo tugiye kuzarura. Nitumara kuzarura tuzishyire mu mazi akonje nk'uko twakoze imiteja. Mwibuka yuko ziba zitagomba gushya ngo zihwane. ariko si ikindi ubu ku kuntu muzitogosa ntizivamo intungamubiri cyangwa ni icyangwe cyo kurya ibiryoshye gusa Oya nta ntungamubiri burya zivamo. yego ziba zikirimo Ziba zikirimo oya cyane rwose. nzahamagara dogiteri we ntabwo nakwizera Umubaze. nzazana dogiteri ibi bintu Murabona ko ntabwo bari tugushyiramo amazi kubyizera. yacu akonje kugira ngo zidakomeza gushya nazo zigume ziri fresh. Yego.
hanyuma mwabibonye ibi bintu byose byabaye, murabona ko karoti wagira ngo ntizitetse, n'imiteja wagira ngo iracyari mibisi kubera buriya buryo na ziriya nzira byagiye binyuramo. Hanyuma ubu hagiye gukurikiraho iki shefu? tugiye kubivangira ahantu, niturangiza Yego. tuzikarange. Yego, aho kubivangira ngaha. Yego, ngiye kuzihuza nzishyire mu gisorori kimwe. Twitegura gukaranga za nyama zacu, hanyuma za mboga nazo tukazihuza n'inyama. Twitegura gukaranga inyama, ntabwo ari inyama zacu. Twitegura yego gukaranga inyama. Yego, ubwo ni gutya. Banza wamaze kunanirwa. Ngambe njabuye. Menya impamvu. Wamaze kuzivangira mu isorori imwe. Harakurikiraho iki noneho? Tugiye kuzihuza na za nyama zacu za stir fry beef. Tuziteke zishye zirangire. Okay. Yego. Tukaba tugiye gukata n'izindi mboga zijyamo igitunguru, urunyanya na za pavuro. Yego, igitunguru mwabibonye, igitunguru, urunyanya na pavuro. Pavuro y'icyatsi, pavuro y'umutuku n'umuhondo. Yego. Ngaho rero twereka ukuntu ukata, ndabona mwebwe mutoroshye. Umushefu aba ari umushefu. Tugiye gukata igitunguru cyacu. Mujye mugura udusahane tumeze gutya two gukatiraho ibirungo, cyangwa se ugure n'utunde ko tuba ari twiza. Bereka ukuntu uri gukata igitunguru ariko ntago babibonye. Mwabonye ukuntu yakase umushefu? Iyo umuntu yize aba yarize reka. Dore. Ugomba kugikata hafi na ya size y'inyama. Yego. No mu buryo bwenda kumera kimwe. Okay. Bereke na pavuro uri kuyikata. Ni size zimwe muri make. Yego. N'urunyanya. Ni za size. Ni za size. Yego. Murebe. Yes. Ibintu bisa neza rwose. Umuntu hari igihe akora ibintu ukabona ko yasomye. Ukabona ko diploma afite atari yo yibye. Yego. Yego. Nabibonye ni size imwe. Iza size. Umva rwose. Yego, hanyuma harakurikiraho iki? Tukaba tugiye gukaranga izi mboga tuzivanga na za nyama. Yego. Yego. Okay, mwabonye ko twashyizeho ipanu ku ziko, turindiriye ko ishyuha. Tugashyiraho amavuta. Tugashyiramo amavuta. Yego. Tugakaranga za mboga. Akurikiyeho tungurusumu zacu. Turakurikizaho tungurusumu. Yego. Tuvange. Mwabibonye ariko akako rwose naremeye. Reka ninjya mu ishuri. Tunashyiramo za nyanya. Yego. Dushyiranemo na za mboga zacu. Ibi bintu urabikaranga. Ndebera. Abantu bagira gutya ntibinatakare hasi. Twasoma. Tugasizoningamo akamagi. Yego. Mw'abantu mwe nimutarya neza ntimuzavuge. Dore aho nibereye. Aka ni akamagi kazamura uburyohe bw'imboga zacu. Yego. Warangiza ukavanga. N'ubundi nimuze kugira ngo n'ubundi ko twazikuyemo zidahiye, n'ubundi ntabwo zigomba kuba gushya ngo zihwane. Oya, niko bazirya. Nuko bazirya. Tukaba tugiye kuvangamo n'inyama. Yego. Iyi nteko twavuze ko tugitangira
bayita stir fry beef. Stir fry beef. No kubisubiramo ni ikibazo mbwira. Stir fry beef. Stir fry beef. Iyi nteko murabona ko isa neza, bayita stir fry beef. Stir fry beef. Beef. Ni inyama y'inka ivanze n'imboga. Yego. Murabona ko rero biragenda bimera neza kurusha. Akandi ushyiramo. Ariko hari akantu turi bushyiremo gatuma biryoha kurusha, bakita black pepper. Yego. Aka kantu ni keza cyane. Yego. Ibyo kurya byacu byahiye. Urunyanya rurahiye kandi ntiruhiye, ntirwashwanyutse. Yego. Urabona ko bisa neza. Ndashaka kubumvira. Bashaka kubumvira? Nimba hari role nziza ibaho muri iyi si, niyo gukora uteka wirira. Bumvire rwose. Nzajya mpababera. Urumva bimeze bite? Ni sawa kureba yaguha amaze guhaga. Inyama irahiye yashyanye na bya birungo neza biregerana. Noneho mureke mbereke dore urunyanya. Urabona ko kimeze nka urunyanya rurahiye kandi ntirwashwanyutse. Sinjya mbona izanyu uvuga ngo ni izacu. Izacu turaziteka zigahita zishwanyuka. Reba urunyanya. Noneho dore umuteja. Undebe. Reba ukuntu usa. Kandi urahiye. Nabumviye. Abatabifite mwihangane Imana izabibaha. Ngiye mwihangane mbumvire n'igihe cyanjye. Imyaka yose narya indagara z'umunyu n'intoryi. N'intoryi zitukura. Uti n'intoryi zitukura. Shefu. Kwako ngaho nda nawe. Uburaho bwamwishe shefu. Nibyo iraryoshye rwose. Mukuri meke mbabwire. Mu buzima mu myaka tumaze ndabizi neza, nta muntu wari uzi gukata inyama gutya. Yanjye wigize kamuki. Urabona izi nyama twajyaga tuzirya ahantu mu mahoteli hehe. Izi nyama ziraryoshye. Ubu buryo ni bwiza, burimo imboga zitanahiye cyane. Turagushimiye. Imana iguha umugisha kubwo kutwungura ubundi bwenge, kandi nizere ko nitugutumira uzagaruka. Nakoze ko kunomira n'ikindi gihe nzabitaba cyane. Yego. Hanyuma ariko ndashaka wongere ubabwire ahantu ukorera. Nongere mbibutse ko tuzashyiraho nimero ze za telefone. Ubu tuvugana yaje gutekera ibirori. Turi gutekera ibirori, abafite anniversaire, abafite ubukwe, ibintu byose mujye muduhamagara tuze dukorere Musanze. Yego. Ku Biza Resort hafi na station ya Meru bahita Nyarubande. Yego.